yihagararaho, ruramuturubika yihagararaho, rukebamara yihagararaho. Ariko bwira umwicaranye ngo ntukihagarareho biri gucika mani, ntukihagarareho biri gucika. Mubwire ngo uravuga ngo byacitse, uvuga ngo byacitse, ntukihagarareho. Tugira abadamu bimakiya, tugira abadamu bafite agahinda imuhira, akaba afite agahinda kangana nk'ak'inzoka ihushije umuntu, akarara arebye muri Kongo n'umugabo arebye mu Burundi, bwaca akimakiya amapendo ku minwa. Ariko bene iyo ntigera ku gahinda, agatebeza nk'ikinini cya taramusina karituraho iki. Biro mwicaranye ngo ariko ntibigere ku gahinda, ariko Yesu agera ku gahinda, ariko Yesu agera ku bitubabaje, ariko Yesu agera ku biguhiga, ariko Yesu agera ku bikurwanya, ariko Yesu yagusanga ni muhira. Yemwe Rwanda rw'umwami, yego haleluya, amena. Nta wundi wahagera. Aherutse kubona umumama wari uhetse umwana wamupfiriye mu mugongo, agahinda k'umwana nyina ntiyagira icyo akamaraho, ariko Yesu uvuga bikaba. Icyo mushimiye ntarobanura ku butoni. Mu mahanga yose n'aha twicaye wataharira gukurikira, aragera ku gahinda ufite, azi imizi yako, azi aho gashingiye. Umugabo ngo bagiye kubona warimbye ngo babona amarira batende, amarira baramanutse, ruranga rurakegeta, ruranga rugira ute rurakegeta. Irwo mwicaranye ngo rumutesha ibiryo, rumutesha iki? Rumutesha inyama, rumutesha inkoko, rumutesha isamaki, rumutesha akajumba, rumutesha agatoki, rumutesha. Iro mwicaranye ngo Imana ikurinde icyagutesha ibiryo, Imana ikurinde icyagutesha ijuru wowe kabyara. Ngo bararize, ngo baramuhamagara bati bofu, pourquoi est-ce que tu pleures? Kucyurira. Arababwira ati nibutse iminsi ya kera. Iro mwicaranye ngo naho ni urusenda, arahindura ngo yibutse iminsi ya kera. Iro mwicaranye ngo apfana ifiyeri, ngo yibutse iminsi. Ati mbonye n'ibyo mungaburiye, emosiyo ziraza, nibutse inzara nagiraga kera. Naho Satani uvuga iti urayibutse se ubundi uri kuri, n'ubundi ntibikunyuze mu myanya y'intoki. Yesu abasha kukurinda ibyakunyura mu myanya y'intoki, kuko ashobora byose. Baramureka yaje gukora umunuka, kandi aho hafi hari amata, ikivuguto le hingo ashinzwe guhumuriza no kugabanya ubukana bw'urusenda. Iro mwicaranye ngo iyo atagira isoni hafi hari umuti, hafi hari umuti. Ariko ko mbona mutavuga ra yapfuye hari iki? Umuti. Arangije burira indege, agwa mu ndege, bajya kwakira umurambo. Shatse kuvuga iki? Nushaka amabwire mpagaze hari, nushaka usengere mu Bayisilamu, nushaka usengere mu Bakatolike, nushaka usengane na nyina wa Mariya, nushaka usengane na Bikira Mariya, ugihishe ikiri kukuriza uzanapfa. Ukiza mu iteraniro kandi hari biri kukuriza, wera uruwe yaratwimanye. Ibyo ntabwo ari by'Imana iri kukubwira ngo vuga ikintu gituma urira. Nawe arahita kubwira ngo wirira. Yego haleluya.
ntabwo ndi kumva. Haleluya, amen. iro mwicaranye ngo vuga ikikuriza, mubwire ngo vugisha ukuri, vugisha ukuri wikwihagararaho. Yewe ariko haleluya, Amen. vugisha iki ukuri. Umusaraba hari ibisambo bingahe? Byose byagezeyo. Kimwe cyagiye mu ijuru, ikindi kija he? Icyagiye ikuzimu cyazize iki? Ivongonyo. Baragiturubikaho kuvuga kiti nanjye nziza ibyaha ngo ikize na kiba kirabubuze. Ntabwo uzazira kudasenga, uzazira kutavugishije iki ukuri. Turabishobora. Tambwire bariya barenze iriya, warenga uzazira ko utavuze ikiri kukuriza, kandi umuti urahari, kandi niyagukiza irahari, kandi Yesu yawushakiye gukiza. Amen. Mubishoboye mwavuga ngo amen. Amen. Erutse kujyana n'umugabo waraye uratongana, yari ameze nkawe, mfite umugore w'ingare. Igihe tugiye kugera Nyirangarama twese dutuje agatotiga, hari igihe umuntu agenda atelefoni muhira avuga sheri bimeze gute, akavuga ugeze, ukamubwira uti nanjye ngeze tupre de Nyirangara, akubwira ati se wumva uranywa gaki ugeze muhira, akamubwira uti agasosi ari ku karinda amavuta. Hari igihe haba hari abagabo bashatse neza bagenda avec la fierté la fidélité, ntacyo bikanga muhira Yesu yararugezemo. Oya mwemure hari abagabo baryoshye batari nkawe mwa, nkawe wazanye igihuza n'umugore utishimira akaje inyuma, uticara agahagarara, utihagarara akicara, utiseka agatumba, utitumba agaseka, utiteka ibishimbo agashyiraho ibigori, utishyiraho ibigori agashyiraho igitoki, utica igitoki agashyiramo ubunyobwa, utisasa agasasura, utisasura agasaba. Iro mwicaranye ngo ariko n'ibyo Yesu arabikizaga. Arabishoboye, arabishoboye, ntabwo ndi kumva arabishoboye. Hari umuntu wari uri hano ari kubona umuriro watsi muhira, maze Yesu ahageze arawuzimya. Banguhagurukije batakumenya, yicarira aho yewe batamenya ko ari wowe. Tuje kumva tugira ngo umunezero mu gatotsi ka saa 12 zibura 20 turi muri kwasiteri, dore n'umukene yayigezeho kugira ngo niye kumva umugabo ngo barakinywera. Icyo rero rubanda rumwe yibagirwa ko ari mu modoka, turavuga ngo iki baranyweraho muze, buri uko abivuga mu modoka yihagararaho, aravuga ngo ni icyayi bari kumbwira ngo kirimo isukari nyinshi, naho isukari yabuze bari kumubaza inusu y'isukari arayibuze, ariko kubera ifiyeri ahinduriramo. Kandi iyo avuga uvuge ngo iyo avuga yari kubura umuhikiro. Iri teraniro uvuga ikiri kukuriza, ubikemura arahari, ntigikemurwa n'abashumba. Yesu yaramamaye aho ageze bamukurira ingofero. Uvuga ikiri kukuriza, urakivuga nturakivuga. Nababwira kandi kamwe, nagiye i Nyamata hafi ya Mbyo, turasenga amavuta aramanuka, narindi umusore wakurumbuye umeze nka hega nari narikuyeho agaho. Hari igihe umusore ba nyina wabo bamuzirika, bakamuzirikira ku giti akagira ngo ni ukudashaka vuba. Yahura na Louise ati nawe ni mubi, yahura na Odile ati nawe ni mubi, naho nakarande ko kwa se na nyina kamugobyoye ngo kamutimbura azapfa byayi inda z'indaro 8. Yego banyitaga Rumarinkwi, Rumarinkwi narakuze
karabaye urukaro rw'imfiribe koko ntigipfizi shakarahabutaka ariko cyabuze iyo gishakira ndabona nakarande kimuhira nkinyabya kwa uwitwa Vesi ati numva bitashoboka igihe abagome baguhamya nkinyabya ko ab'inzobe batusana gusa n'ubwire nkabirinduka mwama dufashe kandi atugire neza mpuye n'umugore arambwira tuzapfa udashatse ntizizi iki wasenga ati numvaga abakobwa bari kuvuga ngo uri mubi kandi kuko nari ndi mubi mfite n'ibiheri mu jisho umuntu yandeba agatinya kumpa kabisa ngo ntawakamuha ngo asa nabi none ubwo niba ubundi mwiza icyo gihe nari imeze mbi yego iro mwicaranye kuvugisha ukuri iro mwicaranye ngo uvugishe ukuri haleluya haleluya bibwira Yesu ibitugoye tubibwire nde ibituriza tubibwire nde ibitugwajije tubibwire nde ibituma twiruka tubibwire nde ibituma duhetama tubibwire nde ibihato dufite tubibwire nde inyatsi dufite tuzibwire nde imarira dufite tuyabwire nde induru ziri iwacu tuzibwire nde evaruse dufite tuzibwire nde umwaku dufite tuwubwire nde inyatsi dufite tuzibwire nde igihombo dufite tukibwire nde arabyifuza ko twamubwira bahaguruka batera haleluya uyu munsi turabwira Yesu uyu munsi turabwira Yesu ntabwo mubonye mubigize neza uyu munsi turabibwira Yesu n'ibyo mu buriri turabibwira Yesu n'ibyo munsi y'urugo turabibwira Yesu n'ibituma udakira turabibwira Yesu n'ibikwishyura urugo turabibwira Yesu n'ibituma udashaka turabibwira Yesu n'ibituma utunguka turabibwira Yesu n'ibigutanya n'umugabo turabibwira Yesu ababyifuje bongera bahaguruke batera haleluya arashoboye arashoboye kambihere na kambonanzira umuntu uri kumva akariro kari kuza niyongere yiterere haleluya birasha mu kanya biraba bihiye iki kiryo kirasha mu kanya uhumura umwami ari kwenyegeza kandi abadayimoni mubaha inzira bagenda abadayimoni mubaha inzira bagenda uyu munsi turabyirukana mu izina rya nde haleluya yego tuza gato atari hano kandi ibikubuza amahoro ni Yesu ubishoboye maze arambwira ati vayo nkubwire mani munezero genda uje ikibugabuga urabona yibaba ry'inyange urizanura ikenyerera maze uje uravuga ngo kuko inyange zikundwa munezero uzambara ibaba ry'inyange ugafana inyange arakaza nusefu ariko mana we naje kikarekare nkurikije ukuntu bagodira banyanze nkurikije ukuntu bajya banena nabyutse nakenyeye ngo duhuye tugiye he iyo mwicaranye ngo simvugishe ukuri bavuga ngo ndatembeye ngo hari aho nganye kandi hari hahari koko naho mfite intimba yo kutavugishwa n'abandi nabimenye umwuka avuze ngo bari baransiza y'agasamunyiga ngo baravuga ngo nguko agasamunyiga kanukira abantu ariko munezero azanukira abantu ariko ntibari bazi ko nzahura na Yesu ngo haleluya bari bazi ko Yesu ahari ndagiye ibaba ry'inyange ndi nyabyaha
ntobora ipantaro badagarutse baturepete nkibaza ukuntu ntarepeta niba baginya narinzi ibintu byo kudirija no gushishura indirimbo z'abantu mvugane isi yakirako ibintu by'amasiporo byo guhengama imbere ya korari byari bindi mu misokoro nakudirija nta giroca kantaka muri ubwo umwami Yesu ankundanda ibaba birihe iyo mwicaranye ngo nakuririmba naga Imana irakaze Imana igeze ute ikarekere maze kararemo ko mutari kunsubiza kararemo kararemo oya turepetane kapote oya turepetane inyati turepetane ibihato ubwo umwami Yesu ankunda ndamaho akaguru baragahinaritse uvuga bikaba yategeka bigakomera yakundumyeho ngo arashaka gukora ku kiguriza arashaka kukirambikaho ikiganza icyo gikumurira aragikoraho vuga ngo agikoreho bikiri mu rugo agira ute bikiri mu bana bawe agira ute bikiri mu mutware wawe agira ute bikiri mu baturanyi bawe agira ute bikiri asize munsi y'urugo agira ute bigitabye mu muvumo agira ute agikoreho arakoze ngo mwishyiranye ngo hari ibyo atangiye gukora ngo hatangiye gushuhirana hari ibiri kugenda bati sura repeta turira fresheri haza umushyitsi w'umurundi akana kitwa Jackie gaturutse hejuru y'ijari kari mu mavuta Yesu arakabwira tumfatire munezero sinamenya ko yakabwiye amutungira urutoki ati kiriya giso cyabyina ntubirebe cyatendereza ntubirebe cyavuga umva umushinga mana we ntubirebeho iby'amataye n'amakwise n'amataye francese ntubyiteho ahubwo ukimfatira igifite ako gikenyereyeho biro mwicaranye ngo ukazane batari bagufata mubwire ngo uyu munsi Yesu arafata benshi umva umushinga mana we umushinga mana we yego murakoze cyane nanjye nuko nari meze ukumeze kakirimbiraho dusenze turirimbye indirimbo ivuga ngo tuzabona abatubaye maze birandyohera ntakiryoherwa ngo abafite ibaba ubwo satani bari kuvuga ati iyo kiriririmba Imana kikazaririmbuka ntacyo uba utwaye satani aramutse abishoboye ukabiririmbana ukabicurangana maze ukabirepetana ukabisengana itatu satani aramutse abishoboye maze ukabikora gutyo ugaca inyuma y'umutwaro ariko ukagaruka yirirwaga arakoma mu mashati gipfa kutazahema yaho kabaganiza utwizaga ngiye hejuru zabana batubangirije iyo nyine babajyara ntabwo byatumijwe iritaza iyo mwana uri mana bakuru iyo abatubanjiri maze ndafashwa mana naho ntazi ko Yesu yantungiye urutoki mwicaranye ngo umunsi uzaba umwe haza uwitwa Jackie abagiye hejuru araza ati abaporotokole bamusubizayo ngo ari kwisha gahunda arongera asubirayo abakirisitu mwararenganye amushaka ku ruhimbi ageze nk'ino arongera bati mumwicaze kure Yesu aravuga ati ba hafi kiriya
umusore urakimfatira dufashe kandi tugire neza umunsi umwe aba yagurutse ati abafashe nka hano numva neza ikiganza gifashe ibaba numva gifashe aho riri ironicaranye ngo Imana ifata aho biri ifata ku kikubuza amahoro ifata ku gituma wikura hasi ufite inkovu kuko iryo babi iyo ryahuraga n'umwuka nikubitaga hasi kuko bitabangikanye bashaka indwara narwaye barayiyoberwa nta mama wacu baje kuroguza ngo kuki yikubitaga hasi naho ni sirikwe ibaba ry'inyange n'ibaba ry'Imana gwacakira marayika yazanaga amababa n'inyange ikazana amababa ariko ndi kuvuga Yesu twahuye karamfata numva ndoroshe kajana ejuru karankonkobokana gati hiraza protokole baravuga bati mukurikira umushitsi ntimurangurikira murabesha agafashwe iyo mwicaranye ngo baragusengera barabesha sengera barabesha uzanafatwa ye kuko ikikuriza kiri muri wowe izo bakurasaze bagahuhiraho agahuka kagesa mu nyiga ibyo nibyo bigukozeho tangazo riturutse Siyoni riravuga ko Imana irakora kukikubabaje ikikugoze aravuga mu ijwi ryongorera ngo brasi avuga ijwi rituje ngo pepa kemaza hasa grasi mvamo grasi kusibile senyo nanjye nari meze nkawe umeze nyine wumvaga bavuza indimi ukagira ngo basase aravuga ati ikintu kiri hano ni igiki ati ni igiki ntubundi zanye ubundi kabihemba nguye ntiharimwe babakinyange ubundi ni umugome ati nta mugome ni wowe mugome weho bagikanyije Imana niba bakinyange nibyo mwana barikuye maja kuri twika ararizana huhira itazi hejuru atumva uko ivuganye na uko irivu ritumutse niko n'ibyaguturaga hasi bitumutse mwemuretse kuvubwo ngo agahasi ari uko njyambi mba ngenda numva mfite ibiro niwacu iyo ndi gupeza ngo numve nshiraga ibiro 80 by'ibirayi ku mutwe ubundi iyo wikoreye ntabwo wihuta ahubwo ugenda amaguru udatera intambwe ndende kumva birimo singira imbeho singira ibiryo nanigwa kuva ubwo kubitaho imbirike ndahirika impungure ibijumba byokeje ibiki byose ndarya mba numva ndi normal akuze de Jésus qui a été wamvuye agakora icyo ariko nkimuhisha icyo nkenyereyeho ishano ryari ryarambwira irumije ngo bazicyuze arabishoboye ntabwo abishoboye batuvuge mu kinyabupfura arabishoboye ntabwo abishoboye ntabwo ndareba mu ihema arabishoboye ntabwo abishoboye ageze inayini umusazi baramukubise ati murambabaje barakubita ati munciye umugongo bakubita amaguru ati mumenye ivi kubita hati muramba kubita mu mutima bakubise mu mutwe ati ngaho ibisazi birindiye tahandi bakubitaho irumwicaranye ngo tugeze aho birindiye tugeze aho ibiguhiga birindiye tugeze aho ibiguhiga ngo Yesu agiye mu mudugudu umwe ndagira vuba mwoka byaramwe haleluya amen nawe ari wowe nababwiye ngo hari abantu mutarenganya ngo ntibakorere Imana nawe ari wowe nawe wewe umaze iminsi urampamagara ambuza amahoro atike wafa yego kirakumwe wowe uri kunde wowe bari kwitangisha bakaza kwitangisha kuri ura rusengero nawe ukaba wikoreye umwana wawe
waje mu bwitange hari uwakwigisha ngo itange ikiriba kiri gusohoka iwawe wakwita wowe hari umurimo w'Imana kandi iwawe hapfuye umuntu ugiye gushingwa wasiga umurambo mu nzira se ukaja kwita uwo mwicaranye ngo imanzi gukiza urukwikorera ukore wavuye wowe uri umu waje gukora ubu se ruba rukwikoreye ruri gukina siko mutari kunsubiza ubu uyu yikoreye umukeka ari gukina wamubwira ngo repeta akarepetera unusu siko mutari kunsubiza yamanza yakirurwa ariho ari uyu ntiyarepeta ari n'uyu bikoreye ntiyarepeta ariko ahuye na Yesu yabona ibyo aririmba barakomeza aramanuka kubwira uwo mwicaranye ngo haleluya ariko urupfu ntirwari ruzi ko barahura na Yesu urupfu ntabwo rwari ruzi ko barahura nande zubu ibi niba uzi ubuhanuzi ibi ndi kukuganiza uzi icyo bivuze Titusi uyazi icyo bivuze ijwi rivuga ko nawe ubwawe hari icyo wari uzikorera mu minsi ariko iyi wakoreye umaze iminsi urahinda umushyitsi ikaba ari igikuyeho kugira ngo ubone uko ukora ubira amazi ikiguture maze ukore maze ngo urupfu rurishima ruravuga ruti n'akana ndakishe iri riravuga ngo nyina yari umupfakazi ubwo nyina yari umupfakazi ubwo yari yaramubyaranye nande ntabwo nizi bya Bibiliya nimwe mwabimenye uzi kubyara k'imfura kagahita kagenda n'umugabo akagenda agakurikirwa n'ak'imfura biro mwicaranye urupfu rwari rwaricariye Yesu atari yaza rwari rwarayicariye urujanye umugabo rugakurikizaho imfura ruba ruri gukina ariko Yesu ararushoboye ngo Yesu aturuka nka hariya ubwo rero korari sauti iri imbere ngo batabaye ngo bari batabaye uwo mugore batabaye se ngo baramuzura ahubwo bari muri ubuntu bw'Imana butangaje ubuntu bw'Imana butangaje bari kuja mu nibwo nkuyeho kwihangane madamu mama dufashe ba nyirarume bose we ubwo zo gahinda kakwisha udafite ba nyokorume udafite ba so banyu babiburaye nta nubwo utakambira Yesu ngo abageze hano baba bahuye na Yesu ubwo abandi bakaba baririya kuri wa musozi w'amabuye nabonye abagabo bagiye gucukura bari gucukura bati murihutisha umurambo bikoreye umurambo bati tugeze bugufi ubwira uwo mwicaranye ngo n'ibyapfuye Yesu arabishoboye n'ibyapfuye Yesu agize ute arabishoboye ko bakunze mwavuga ngo amen haleluya haleluya amen igihe bahuye na Yesu ngo bari gucukura bati imva yuzuye Yesu abwira umugore ati rero babwire barebe uwo bayishiramo naho njyewe kuvuga bikaba hagaritse aka kanya amarira yawe wirira babwira bari gucukura batahe iro mwicaranye ngo ni Imana ihinguza n'abari gucukura imva yawe vuga ngo ibahinguze abari kuyigucukurira igirute ibahinguze kugupangira uburozi igirute kugupangira ibihati igirute abavuga uzapfa udahetse igirute abavuga ngo uzapfa utikamiye nayibwa igirute abavuga ngo uzapfa aba baramubaza
iki wikoreye ni igiki? Ati tura hasi. Abaratuye ngo abahetsi babwira Yesu batumva ibi bihaye byo gutura imirambo turamugusigira uje kumuhamba wenyine nta muntu twidushinyagurira. We Yesu abwira umugore ngomba kuza umudamu wawe ariho mana y'iruni umudamu watumye si yego haleluya wino wewe ufite umutaka ngira bati none urengi kuwashokoshe bamenya ko ruri gutsibana noneho ariko haleluya ngo baramubwira bati hambura hambura barahambuye abandi baravuga batari ko Yesu arashinyagura nahari gukuraho ako bamushinyagurira amaze guhambura atirambura neza babona umwana arimo uko yagapfuye ari kuvuga ngo akurikiye se ikuvuga Imana irukura naho rwageze uvuge ngo iruhakure urwasamiye igirute urwagupangiye igirute urwo wagupangiye Imana igirute wayikomera mu mashi ibi bikuye mwakana yaruya 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 amena ibwira umwana uti haguruka ibwira umwana uti haguruka ngaho haleluya mutahane abatsamuye atitse nyurahane umugore uravuga ati se ndanyurahe mwuka byara senyore kubashinyaguriye senyore kubavuze ngo ndapfukaye kandi ndapfushije bakajara banyura imbere abahetsi baramwara abahetsi barazihagarika bari gucukura bacura amasuka barababwira batahuye nande batahuye na Yesu kuba bikaba yategeka bigakomera. Wagize ngo ntigikoze se ndatera ka haleluya kamema haleluya haleluya abazi umudamu bati kugaruye umupfu ati wowe urupfu rusigaye yonzanye umuzima uhuye nande ati mpuye na Yesu uvuga bikaba yategeka bigakorwa ati n'inganza marumbo n'intare y'umuryango urukwikoreye ruhure na Yesu yakuntumyeho ngo mbere yuko umukorera imirimo aramanza gukurumwa abakuzingazinzi abakuzingazinzi bamwasi ntabwo mbumva neza abakuzingazinzi bamwasi abaguhinaritse bamwasi abakuboshye bamwasi abakwikoreye bamwasi undi ku mutwe wawe gatoki reba ibikwikoreye reba indwara zikwikoreye urakoze mwa itangazo rinyuze mu iki gitero mbere y'ukuririmba iragukura ku mutwe w'abakwikoreye mbere y'uko hanura iragukura ku mutwe w'abakwikoreye mbere y'uko uvuga ipine iragukura ku mutwe w'abakwikoreye urakoze papa mbere y'uko witanga iragukura ku mutwe w'abari bagiye kugushingura iravuze ngo barakugarukiriza aho bari bakugejeje abarezi bakugarukiriza undi ku mutwe wawe vuga ngo bahagarukiriza abaguhiga bakugarukirize ntabwo ndi kumva neza vuga ngo aha uruguhiga rukugarukirize abakonikoni bakugarukirize ababivanye muri Tanzania bakugarukirize abakoshe bakugarukirize ababisize mu muvumo bakugarukirize abagutwariye ijipo bakugarukirize ntabwo ndi kumva cyane babyifuza abumva hari imbaraga zatuma bihagararira bahaguruka batere haleluya mukomeze muhagare abadafite umuto muhaguruke itangazo riturutse i Siyoni ravuze ngo abizeye Yesu
rurabagarukiriza batarakugeza iyo bakujanye ngo ngukunze papa, batarakugeza iyo bakujanye. Ariko inyagambo hari amavuta babujije kukugeza iyo bari bakujanye, hari ibyo bari barapanze ngo bazakugezayo. Uzi itangazo rivuye mu ijuru yavuze ngo ntibakikugejejeyo, ntabwo bakikugejejeyo. Zamura, ntabwo bakikugejejeyo. Ariko genda uvuge ngo ntabwo bakingejejeyo. Vuga ngo banyikoreye bucyo, vuga ngo iminsi yo kunyikorera irarangiye, kuko mvuye na Yesu. Umuntu turi kumwe azamura amaguru yawe, genda vuga ngo ndarusimbutse. Genda gato, vuga ngo ndarusimbutse. Urwo bacukuye ugize ute, urwo bari bazagufata ku ngufu ugize ute, urwo bari bazakumanikira ugize ute, urwo abajura bari bazagutera ugize ute, kuko duhuye nande na Yesu. Nimwica nayikomera mu mashyi mukayivugiriza. Ndasaba abantu bari mu iri teraniro, uni ku mutwe wawe. Ndasaba abantu bari mu iri teraniro bagize umwaka bakagwa, bari bakijijwe bakagwa, barambura ikiganza. Satana kugarukirije, abo bantu bansange hano, bahaguruke bansange hano. Ufite isoni ntazi, haza umuntu wari warakijijwe akagwa, akaba avuze ngo Satani ngarukiriza. Aho yari kugejeje kugarukiriza. Aha tuhategereje abantu baragera mu 100. Abashumba bahaguruka n'abashaka imikeka, kuko data agaruye agakiza, yirukanye urupfu azana agakiza. Abigeze bakizwa iyo hirya bakagwa bazi, abigeze bakizwa iyo hirya bakagwa bazi. Data yemeye imbabazi, sawutuye. Data yemeye imbabazi. Ihungane muhagarare. Zani mu Afrika de Bariyapo. Data ari gukora. Ufite isoni niyicarire, haza umuntu uramaza Satani. Yarakwikoreye, aragutuye. Iyo yarakujanye, reba amavuta tumye guhagarikira. Zorikate basi Afrika reba. Bashumba muhaguruke dusenge Imana. Tugiye guhamagara Imana, tugiye kwinginga Imana. Ekini Masiya, muvuge ngo ibyumve. Ntabwo mbashikira neza, muvuge ngo ibyumve. Esani makiyado. Rapakado Masiya, namaganye imyuka mibi yo kwinangira mu izina rya Yesu Kristo. Iri teraniro ririmo abantu 100 bagiriwe imbabazi n'Imana. Abakabiri bagiye kuzana abatarabatizwa mu mazi menshi, bumva bashaka kwakira Yesu, akabaterura ku mutwe w'urupfu, akabashira ku mutwe w'ubugingo. Abahari batambuke baza dusenga Imana. None Masiya, abatarabatizwa mu mazi menshi Data arabategereje. Abari munsi y'igiti ntimwongorerane, abakizwa barahari. Abatarabatizwa mu mazi menshi, bashumba murebe izo ntama muziyobore hano haraguru. Munyegere hano batarabatizwa mu mazi menshi. Ushinzwe ivugabutumwa nabona bageze mu 110, avuga dusenge, kuko Data yemeye kuzitura 110. Yemeye kuzitura abatarabatizwa mu mazi menshi. Erasiya Karamema, urakoze da, urakoze gitanga. Ndumva abanyamwuka mwasengera mu mutima. Zori Refikare Masiya Kenema. Reka dutuze. Nimubishobora muvuge ngo Imana idufashe. Mushumba ntabwo ntuyino, ariko hasigaye abantu 30.
batari babatizwa mu mazi menshi n'abari bakijijwe bakagwa umwanzi yanze kurekura abo 30 nibaze maze dusenga Imana ihangane utera agatanguze baguha akayira utambuke ko nawe Yesu araguhamagara aya mahirwe ntagucike tera intanguze nihaza 30 turasenga nihaza 30 turasenga Yesu afika tambuka nawe urakoze ko muje muri babiri hasigaye 28 arabazi Yesu agiriye imbabazi nyabuneka musenge aya mahirwe atabacika 27 yego hasigaye 26 data yemera imbabazi ku batarabatizwa mu mazi menshi abarandi baje bayikomera mu mashyize data yemera imbabazi y'akaza arabazi yafikana na desa hano haramaze itusi murasabye mikorofone hari erasika itangazo satani aguhagarikiye aho ugeze satani ntabwo akigukomezanyije ahubwo Imana niyo igukomezanyije Ese Afrika Remasia ufite isoni ntazi Selema ati Afrika Rema sauti haleluya sauti haleluya sauti haleluya Nibiki Imana yavuze muri ya masengesho mwase zikavuga ngo izakora imirimo y'Imana ngayo mafuta Erasia Selema Bekirima Safika Rabika Memoria se kaduhamagara inyuma itogusubira inyuma ngiye kuvuga maze musubiremo muvuge ngo mwami Yesu urupfu rwari rutwikoreye turagushimye ko uruhagarikira tugushimiye ubuzima dutangiye uzaduhe kugera iwawe amahoro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Mushumba Pascal hamagara Imana Imana yacu Imana yerekana Imana ifite imbaraga n'ubushobozi n'ubutware n'icyo turagushimye izina ryawe rihabwa icyubahiro ijambo ryawe ni inkota itaya mu giyobi ntabwo rishobora kumanikira ubusa ahubwo rimanutse rikora icyo yatetse gukora muri kano ka mwanya abantu bamaze kuryumva bisuzumye bigenzuye basanze bakeneye imbabazi zawe kandi barapfapfanye bakurikira amaso yawe baravuze bidakwiriye bitwaye nabi bagenze ubugufi ariko baciye bugufi natwe abatambyi turambuye ibiganza turabasengeye tubabarire ubeze ubatunganye amaraso ya Kristo abeza baboneze kandi mu izina rya Yesu amazina yabo asigaye mu bitabo cy'ubugingo nushaka kujyana bawe abantu bazakubone urakoze kubyumvise tuzajye twizeka dushyira mu izina rya Yesu amen tugiye gusengera abarwayi ihangane iteraniro ryose muhaguruke dusengera abarwayi namwe mupfukamye muhaguruka ababyizeye muvuge ngo Yesu arakiza uwakijije abapfuye aragushoboye mwe muhagaze aho dusenga Imana niba hari ababyizeye bavuge ngo amen abasha gukiza uzura ntiyananirwa gukiza akora ku ndwara urwaye tugiye gutuma umwuka wera agere n'aho utuye usange yagezeyo usange yageze kuri ziriya ndwara data wa twese uri mu ijuru mu mavuta menshi dufite tukabona indwara ziri mu iri teraniro ku iyi saha zafika nta binini bigeze hano tunaminga tunaomba kunimasi yako zerifakia malaria zihure na Yesu diabetes zihure na Yesu amarozi nahure na Yesu ubugumba buhure na Yesu ibirogagno bihure na Yesu aya mahembe nahure na Yesu nzozi zipfuye zihure na Yesu reka bihure
butaka bihure, izi mbavu zihure na Yesu, uyu mutwe w'uruhande rumwe nuhure na Yesu, tugukomeye mu mashi kudukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndasaba mushumba bagira inama Pascal, bagira inama icyo bazakora cyangwa undi wa hano abahe randevu wabaha randevu kandi ugize vuba maze tugakomeza n'igikorwa, ariko namwe mwihanye muyikomere mu mashi hari ikibi bakore. Nta barimo bazi kuvuza impu aba bantu. Yego, haleluya haleluya, amen. Abasubiye inyuma no kuvuga ngo ejo muzaze gusenga, ejo ku cyumweru. Yego yego, ibyo muzakurikiza. Yego, ari kunyigisha zo mu bwira uko twiga ubutaha tuzababatize. Murararitswe gusenga, ariko waba afite urusengero ruri hafi ye nawe azaje yavuga ati mu giterane urupfu runyikoreye rwantuye rwangarukirije aho rwari rungejeje, none ndahimbaza Imana. Murakoze cyane. Sauti mwatera ikorasi ayihari, wa mukobwa wahoze aratera arihe ngo adufashe. Yego.